Buri gihe uko habaye intambara mu isi ihanganisha kimwe mu bihugu bitunze intwaro kirimbuzi, hahita hibazwa ku mugabo wazikoze ku nshuro ya mbere akaziha ubushobozi bwo gutsemba buri gihumeka kiboneka mu isi. Julius Robert Oppenheimer wakoze ibisasu kirimbuzi bya mbere byarushywe ku mijyi y'Abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Yavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 22 Mata 1904. Uyu munsi hashize imyaka 119. Nubwo yavukiye muri Amerika ariko ababyeyi be bari Abayahudi bimukiye muri Amerika bavuye mu Budage. Oppenheimer yari umuhanga mu rwego rwo hejuru ku buryo yari azi neza indimi 8, akaba yaranize ubugenge muri kaminuza ya Harvard imyaka 3 aho kubine nk'iyabandi bigaga. Uyu mugabo yari igitangaza ku rwego udashobora kwiyumvisha kuko yari umuhanga mu buvanganzo ndetse na filozofiya, uretse ko n'ubundi utakora intwaro kirimbuzi udafite ubuhanga buhambaye. Kubera kumara igihe kirekire mu bitabo, yageze aho arwara indwara yo kurakazwa n'ubusa kandi akirirwa ashwana n'abarimu bamwigishaga, kugera ubwo yakoze uburozi muri laboratoire bwo guha mwarimu we batumvikanaga, gusa ntibwamugezeho. Mu mwaka w'1930 nibwo mu Burayi hazamutse ubutegetsi bw'igitugu kandi bwari bufite urwango kuri bene wabo b'Abayahudi. Ibyo ubwe yarabyumvishije neza, niyumva ko bene wabo bagiye guhura n'akaga. Kubw'ibyo mu mwaka w'1939 yahamagaje Umuyahudi mugenzi we Albert Einstein, nawe wari umuhanga mu bugenge, hamwe n'abandi barimo Leo Szilard ndetse na Eugene, ngo baburire ubutegetsi bwa Amerika ko Abadage bari gucura intwaro z'ubumara. Oppenheimer na bagenzi be bashakaga kumvisha Amerika ko nayo bayifasha kubikora. We, Leo Szilard ndetse na Eugene Wagner nibo bari bafite ubumenyi bwo gutunganya ubutare bwa uranium bukorwamo intwaro kirimbuzi. Oppenheimer yitabaje Albert Einstein nk'umuntu wari ikirangirire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yumvishe Perezida Franklin Roosevelt ko bagomba gutanguranwa n'Abadage gucura izi ntwaro. Nyuma y'uko Einstein yandikiye Perezida Roosevelt baruwa akamusobanurira uyu mushinga, mu mwaka w'1942 Manhattan Project, umushinga wo gucura intwaro kirimbuzi, waratangiye. Nyuma y'imyaka 3 Oppenheimer ayoboye uyu mushinga, ibisasu kirimbuzi byarakozwe binaterwa ku mijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. Julius Robert Oppenheimer nyuma yagizwe umujyanama mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku by'ibisasu kirimbuzi n'intwaro z'ubumara. Nyamara uwo mwanya ntiyawurambyeho, kuko nyuma y'uko ibihugu by'Abasovieti nabyo byari bimaze gukora intwaro kirimbuzi mu mwaka w'1949 yatangiye gukorwaho iperereza ko yaba ari intasi y'Abasovieti. Nubwo nta kimenyetso bigeze babona ko ari intasi, ariko mu mwaka w'1954 yirukanwe mu kazi, anabuzwa kugira hatarabukira, byongeye kunamubuza kugira inama yakongera kwitabira. Nyuma y'uko Amerika yakomeje kujujubya umugabo, ishyirahamwe ry'abahanga muri siyanse ryarahagurutse risaba leta kurekera gutesha agaciro no gusuzugura umuntu wakoreye igihugu igikorwa cy'indashyikirwa. Mu mwaka w'1962 umwuka waje kuba mwiza hagati ya ye na leta, maze yongera kwemererwa kwisanzura. Perezida John F. Kennedy yamusubije umwanya yari afite mbere, ariko undi arabigarama. Bigeze mu mwaka w'1963 Perezida Lyndon Johnson yaje kwambika Oppenheimer umudari w'ishimwe uhabwa abantu bakoreye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikorwa by'indashyikirwa. Julius Robert Oppenheimer yanywaga itabi ryinshi cyane, aho ku itariki ya 18 Gashyantare 1967 yaje gushiramo umwuka yishwe na kanseri. Ubuzima bw'umukurambere wahaye ikiremwamuntu ubushobozi bwo kwisenya binyuze mu ntwaro kirimbuzi bwarangiriye aho. Mu gihe yarakiriho yatangaje ko iteka yahoraga ashengurwa n'ibisasu yakoze bigasenya Abayapani, bikaba byaranakwiriye ku isi yose umwanya umwe, ndetse bikaba byanayirimbura. Abantu benshi bisuye umugabo uwazanye urupfu mu isi, ndetse yakinweho filime nyinshi cyane. Ndagushimiye, njye ndi Berwa Gakuba Prudence.